Engera kandi no gutanga ikiganiro ariko leta musengera sasa Shego shige tuguhaye ikaze amakuru yego amakuru twatangiye kandi ntabwo nzabikata oya amakuru twatangiye kare amakuru shige uraho ego umuntu wari uguhamagaye ninde nuwahe no w'ikigali muraziranye se oya ntabwo tuziranye yashakaga iki irashaka kumufasha gusenga none ko utamusengeye ngiye gukora ikiganiro n'ingisoza ndamuhamagara ndamwihamagarira yego ni gutya dutangiye tubahaye ikaze kuri Concorde TV show kuri mikoro nitwa Tubimana Concorde imbere ya kamera turi kumwe na muhanuzi wacu Mana ishimwe Julienne mama Oruga tumuhaye ikaze kuri Concorde TV show reka dutangirize n'isengesho. Mana yacu data wa twese mwiza izina ryawe nirishimwe turagushimye yuko uri Imana ihinduranye ibihe uri Imana yimura imisozi itabimenye uri data mwiza uzi intege nke zacu tugushimiye ko waturindiye mu byaha ukaturinda ko twapfira muri byo izina ryawe nirishimwe Kristo twongeye kubonana tugihumeka umwuka w'abazima twongeye kubonana tutishwe n'ibyaha turagushimye kuko uri Uwiteka Imana ishoboye byose turavuze Kristo reka twezwe nawe amaraso yawe atuboneze utubabare ibyaha byacu uko bisabye kose n'ukuri utubabare ibicumuro byacu byose kuko uri Uwiteka Imana ishoboye byose tugiye gutangira ikiganiro reka ubane natwe reka utwishimire abaracyumva bishimire kandi bahemburwe nawe hagira ibyo uvugana nabo kugira ngo izina ryawe hejuru hagira ibyo utegeka kuri bo kuko uri data wa twese mwiza turasenze cyane tukwiragiza reka ubane natwe kandi uduhe ibihe byiza mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu amen. Mananduburira amaso yanjye ku misozi begutabarwa kwanjye kwava he mubimbwire kuwiteka niho guturuka ku Mana yaremye ijuru n'isi kuwiteka niho guturuka ku Mana yaremye ijuru n'isi ntizemera ko ibirenge byawe biteguza ikurinda ntabwihunikira nisinzira Imana irinda Abisiraheli ihora iri maso nisinzira Imana irinda Abisiraheli ihora iri maso nisinzira Imana niyo murinzi wawe wo kwizerwa niyo gicucu cy'iburyo bwawe gihoraho ku manywa izuba ntirizakwica nijoro ukwezi ntuza gutinya ku manywa izuba ntirizakwica nijoro ukwezi ntuza gutinya Imana niyikurinda ibibi byose iteka Imana niyirinda ubugingo bwawe neza izakurinda amajya n'amaza none no mu bihe bidashira izakurinda amajya n'amaza none no mu bihe bidashira izakurinda amajya n'amaza none no mu bihe bidashira Julienne we izakurinda amajya n'amaza none no mu bihe bidashira Concorde izakurinda amajya n'amaza none no mu bihe bidashira
bidashira abadukurikiye izakurinda amajyanama aza none no mu bihe bidashira. Haleluya. Amen. Indirimbo urayikunda nkanjye cyane. Sinzi uyu munsi naramukiye mu mavuta y'indirimbo zo mu gitabo rwose wari uri mu iyerekwa kandi nzi ko ntavangiwe. Ngo Mana nduburira amaso yanjye ku misozi, mbega gutabarwa kwanjye kuzava he mubimbwire. Kuwiteka niho guturuka, ku Mana yaremye ijuru n'isi. Iki gitero kivuga hiki? Mana nduburira amaso yanjye ku musozi. Haleluya. Amen. Nduburira amaso yanjye ku musozi. Wararanganya amaso hirya no hino ukareba ku bakomeye, ariko Uwiteka ngo Mana nduburira amaso yanjye ku musozi, ngo mbese gutabarwa kwanjye kwavaye mu bimbyire. Nawe yararanganye, uno muririmbyi yararanganyije amaso ku bakomeye, araranganya ku misozi no ku dusozi, ariko arangije avuga ngo Uwiteka niho guturuka, ngo ku Mana yaremye ijuru n'isi. Haleluya. Amen. Yabonye ko abakomeye b'isi ntacyo bakora, arangije avuga ngo Uwiteka niwe ugira icyo yarema akagikomeza. Abari araranganya amaso ku Mana. Haleluya. Uwiteka niwe ubutabazi bwawe bwaturuka, kuko niwe waremye ijuru n'isi. Ntizemera ko ibirenge byawe biteguza, ikurinda ntabwo ihunikira ntisinzira. Imana irinda Abisirayeli ihora iri maso ntisinzira. Haleluya, haleluya, haleluya. Imana ikurinda ntabwo isinzira. Haleluya. Amen. Cyagihe baba baguteze, cyagihe baba bazi ngo urapfa, ni Imana iseruka nk'Imana. Haleluya. Ihora ari Imana iri maso, yo ihora iri maso, itubereye maso ntabwo isinzira. Haleluya. Ikubereye maso mu bibazo byawe, mu burwayi, mu ntambara ufite, ibibazo byawe ufite uyu munsi, ikubereye maso kuko nibwo buhamya bwawe bw'ejo hazaza. Nukuri. Imana niyo murinzi wawe wo kwizerwa, niyo gicucu cy'iburyo bwawe gihoraho, kumanya izuba ntirizakwica, nijoro ukwezi ntuzagutinya. Imana niyo murinzi wawe wo kwizerwa. Haleluya. Amen. Bamwe biringira, hariho abashaka ngo ibisimba byo kubarinda, bamwe gashaka abasekirite, ariko abo bose barinze Uwiteka atabaye maso, barindira ubusa. Ariko ngo Imana niyo murinzi wawe wo kwizerwa. Haleluya. Niyikurinda. Uwo musekirite ufite ntiyakurinda. Niyo waba ufite umuganga wo kukuvura mu rugo, ntiyakuvura ngo agukize Imana itabishatse. Haleluya. Niwe murinzi wawe wo kwizerwa. Ongera wizigure Kristo, ongera umwiringire, ongera umwizere. Imana niyo ikurinda ibibi byose iteka. Imana niyo irinda ubugingo bwawe neza, izakurinda amajya n'amaza, none no mu bihe bidashira. Amen. Haleluya. Amen. Izakurinda amajya n'amaza, izakurinda ibibi byose iteka. Haleluya. Amen. Ikigoyi baguteze ni Uwiteka ushobora kukikurinda. Ikigoyi baguteze, icobo bacukuye bazi kugiye kukijamo, Uwiteka aje kugisiba, agiteyemo insina. Haleluya. Amen. Yego, iyi ni indirimbo y'194 mu ndirimbo zo gushimisha Imana. Mwese bashimishe, nanjye numvaga iri kumfasha. Amen. Yego, Imana ishimwe. Haleluya. Amen. Amen. Yego. Nzanye ijambo turi tariki 2 harya. Yego, tariki 2 z'ukwezi kwa kabiri. Maze no gusaza. Haleluya. Amen. Maze gusaza rwose, tariki 2 z'ukwezi kwa gatatu. 2026. Yego. Nkuzana ijambo rivuga ngo weho turi kureba nawe rukunde baho rukunyumva, wowe nteze amatwi. Wewe unteze amatwi, nkuzana ijambo rivuga ngo Imana nitavugana nawe, ivugane n'imisozi kuri imbere. Haleluya. Ikuvuganire. Nkuzana ijambo rivuga ngo nitavugana nawe, igira ibyo yavugana nabyo biguhangayikishije. Ivugane n'imanza, ivugane n'uburwayi. Haleluya. Kuko Imana ntago yavuganye na Zerubabeli, ahubwo yagiye kuvugana n'umusozi. Haleluya. Hagira umusozi Uwiteka avugana nawe, kuko Imana iyo ivugana na Zerubabeli ntivugane n'umusozi, umusozi wari urahaguma. Ariko Imana yavuganye n'umusozi kandi Zerubabeli yarahari. Nawe nkuzana ijambo rivuga ngo Uwiteka niyo atavugana nawe, avugane n'ikibazo
ikibazo cyawe ufite kikuva imbere, kuko iyo avugana enesikuta yasikuwa, iyo avugana na Zerubabeli gusa umusozi wari urahaguma. Ariko nkuzana ijambo rivuga ngo Uwiteka aje kuvugana n'ikibazo. Haleluya! Uwiteka yinjiriye muri dosiye y'ikibazo cy'ufite. Haleluya! Kandi uko umuntu tugenda uteraguza, Imana yubura dosiye yawe. Imana hari ibyo igiye kubura kano kanya. Uko umuntu tugenda uteraguza, Yesu yubura dosiye yawe. Nkuzana ijambo rivuga ngo Uwiteka Imana ivugane n'ikibazo, kuko nivugana nawe irakubwira ko ikibazo gikuye. Ariko nivugana n'ikibazo, ikibazo kirahava kandi nawe uhagume kandi ubone igisubizo. Nkuzana ijambo rivuga akira. Imana ivuganye n'ikibazo cyawe, Imana ivuganye na dosiye ufite, Imana ivuganye n'urubanza, Imana ivuganye n'uburwayi, kuko Imana nitavugana n'uburwayi burahaguma kugira ngo nzagukiza. Ariko nivugana n'uburwayi ngo yewe waburwayi, wiyita iki imbere ya Zerubabeli, wiyita iki imbere ya Zerubabeli, yewe wa musozi we. Haleluya! Ngo yewe umuremyi y'izumukaba, ngo yewe wa musozi muremure we, ubona wakora iki na nyuma ya Zeru ugaseruka. Haleluya! Na nyuma ya Zeru Yesu araseruka. Haleluya! We iyo yanditsemo Zeru niho Imana bigiye gutangira gukora. Yesu nkuzana ijambo rivuga ngo aje kuvugana n'ikibazo, aje kuvugana n'uwo musozi. Yabwiye umusozi ngo yewe wa musozi we, ngo wiyita iki imbere ya Zerubabeli. Haleluya! Ariko uwo musozi uhita uriduka. Yesu avugane n'ibibazo ufite. Yesu ntakuvugaho we ibibazo, akibwire asigane naco. Yesu avugane nawe. Haleluya! Amen. Avugane nawe ariko yakuyeho ikibazo, navugane n'ikibazo, byose biremera. Umuririmbyi aravuga ngo sinzi ukubigenza, sinzi n'ukubikora, icyo nzi nuko iyo utegetse biratungana. Hagira ibyo Yesu ategeka bitungane, uko yatunganyije wa musozi wari uri imbere ya Zerubabeli. Ariko nawe ategeka ibyawe masigaye bitungane. Ariko ategeka ibyo biri kugukiranya, nuko ategeka ibyo biri kugukiranya. Haleluya! Akiranye ibyo ngibyo, avugane nabyo, kuko yaza kuvugana na Zerubabeli ntavugane n'umusozi. Zerubabeli cyaba umusozi ukiri muri imbere, ariko yamanje yavugana n'ikibazo. Yesu yigereye kuri tere, Yesu aje kuvugana nawe. Yesu azanye urukundo, kandi yenesi kuwa Jezidotayi ni Yesu waduhamagaye kandi agambiriye kutugirira neza. Yesu ene kusikuta yasikia, ngo Yesu aragukunda wikwigirira nabi. Haleluya! Weho urukumva ko wakwiyahura, Yesu aragukunda. Ibyo bibazo byo gutuma wiyahura, Yesu aragukunda. Oya wikwigirira nabi, Yesu aragukunda. Kandi nkuko ukunda ene kusikuta ya umwana wayo nikigukunda bidakwiriye, ngo nari umugome, ngo nukimpa Yesu ngambambirwa ku musaraba. Mbese ko yaduhaye umwana wayo, mbese yareka kumuduhana n'ibindi byose? Ikibazo ufite yareka kugikemura kandi yatanze umwana wayo kinege. Kuki yemeye ko Yesu aza kwitanga? Ni urukubona ni ikihe kibazo urukubona cyane n'Imana? Haleluya! Nta kinanira Imana mu gihe cyashizweho no mu gihe cyategetswe. Nta kinanira Imana. Haleluya! Wepfa kwitondera gana ijambo tugiye kuvuga ni muri Zaburi igice kimwe. Tugiye gusoma muri Zaburi igice cya mbere. Ntabwo turasoma amagambo menshi, ariko upfa kwitondera ibi. Haleluya! Imana yo mwijuru kugirire neza, kandi Imana yo mwijuru ikurwanirire nakuzana ijambo rivuga ngo Yesu aje kuvugana n'ikibazo. Haravuze ngo igice cya mbere, haravuze ngo Zaburi, hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi, ntahagaraye mu nzira y'abanyabyaha, ngo kandi ntiyicarane n'abakobanyi. Ngahubwo amategeko y'Uwiteka niyo yishimira, kandi amategeko ye niyo yibwira ku manywa na nijoro. Uwo azahanwa n'igiti cyatewe hafi y'umugezi, cyera imbuto zaco igihe cyaco, ibibabi byaco ntibyuma. Ico azakora cyose kizamubera cyiza.
ababi ntibamera batyo ahubwo bahwana n'umurama utumurwa n'umuyaga. Nico gituma ababi bazatsindwa ku munsi w'amateka n'abanyabyaha bazatsindwa ku munsi w'iteraniro ry'abakiranutsi, kuko Uwiteka azi inzira y'abakiranutsi ariko inzira y'ababi izarimbuka. Amen. Amen. Amina. Ngo hahirwa udakurikiza imigambi y'ababi. Wikwigirira nabi izo miti ufite mu wawe zite ni Yesu ni uza ku mwanya wa mbere. Izo miti abapfumu baguhaye zite Yesu ni uje kukuvura. Ubwo burwayi ntago buravurwa na zira miti, zite Yesu aje kukuvura. Yesu aje kuvugana nawe. Haleluya. Yesu aje kuvuganira nabo barozi. Yesu aje kuvugana n'ibyo bibazo. Yesu aje guhangana nabyo. Yesu aje ene kusikuta. Yesu sohoka mu nzu Yesu aje kukugirira neza. Bari kukubwira kurapfa nawe ukaguma mu nzu. Sohoka usezengeza abazimu. Yesu aje kugutabara. Nyamara wabaye iciro ry'imigani, ariko Yesu aje guhindura amateka. Yesu aje guhindura amagambo. Yesu aje guhindura imvugo. Sohoka mu nzu wikwigirira nabi, ukarabe urye, nurangiza uje ku musozi wiyirize, ni utawujyaho. Ariko Yesu aho wamuhamagara hose n'iryo sengesho arivugira mu mutima. Nta sengesho Yesu atumva, yuko giye kose ryaba riri mu ibanga. Yesu araje. Ngo hahirwa udakurikiza imigambi y'ababi, ngo ntahagarare mu nzira y'abanyabyaha. Haleluya. Ndahirwa udakurikiza imigambi y'ababi, ngo kandi ntahagarare mu nzira y'abanyabyaha. Haleluya. Ngo uwo nguwo azahangwa n'igiti cyatewe hafi mu mugezi. Haleluya. Ngo uwo nguwo azahangwa n'igiti cyatewe hafi ku mugezi, ngo cyerera imbuto igihe gikwiriye. Ngo haleluya. Ngo ababi ntibamera batyo ahubwo bahwanwa n'umurama utumurwa n'umuyaga. Ababi ntibarama. Haleluya. Ababi ntibumva icyaha cyose waba warakoze. Yesu yiteguye kukugirira neza. Yesu aretse ibiganza. Wikwigirira nabi ngo Yesu ntiyakubona. Umva hari umwanya wawe nshuti. Wikwigirira nabi Yesu aragukunda. Hari umwanya wawe. Nshatse nkuzanira irindi jambo rivuga ngo hari umwanya wawe. Arigira ukuvuga ngo mbese nanjye nakwakirwa nkitwa umwana w'Imana. Yesu aragukunda kano kanya. Aka kanya urebye ikiganiro, hindukira. Hari umwanya wawe, kandi uwo mwanya ni mwiza. Uwo mwanya ntibatanga periyave. Uwo mwanya ntibatanga igihe, ntibatanga randevu ngo uzabagwa kino gihe, kandi uburwayi bwawe barabubuze. Bavuga nyamara ngo nitukohereza hanze ngo turi kubona ngo ariho bizakunda. Oya, hari umwanya wawe. Merera Yesu. Yesu yiteguye kugukiza ubwo burwayi. Oya bikucisha muri ko bavuga ngo uburwayi bwawe ngo twabubuze ngo ariko tukohereje hanze ngo babubona ngo tukakubaga. Oya, Yesu ntagatanga icyo gihe. Yesu ntagatanga randevu. Hari umwanya wawe, kandi uwo mwanya Yesu yiteguye kukugira wigira ubwoba ngo ninjaza kwiseta ngo nzapfa. Oya, ntago uzapfa. Wikwigirira nabi. Haleluya. Wikwigirira nabi. Yesu aragukunda. Reka dusoze dusenga nkubwira ngo hari umwanya wawe, ariko wibuka n'ijambo twatangiraho rivuga ngo Yesu avugane n'ikibazo cyawe. Yesu avugane n'umusozi imbere yawe. Yesu awuvugane nawe maze ubashe kugira avuga ngo yewe wa musozi we wiyita iki, yewe wa kibazo wiyita iki. Uri mwiza Data wa twese, uri Imana yacu, ugira neza bugaca bukira. Turagushimye kujya kuvugana n'ibibazo byacu. Turagushimye kujya kuvugana n'imisozi. Izina ryawe rishirwe hejuru. Imbere yawe niho tubona amahoro, niho tubona gukizwa. Izina ryawe nishimwe. Ijambo ryatubwiye ngo hari umwanya wacu, natwe turaje kugira ngo twakire, twezwe nawe, tubabarirwe nawe. Amaraso yawe atumenekeho kugira ngo izina ryawe rishirwe hejuru. Reka utubere incungu kugira ngo izina ryawe rishirwe hejuru. Reka Kristo ntukabura icubahiro. Abera bateranye turakiguhe kuko ushoboye byose, kuko uri Imana yimura imisozi itabimenye. Izina ryawe nishimwe. Ukimura ibibaya n'inyanja, niko tugutegereje. Turategereje kwakira uwo mwuka wawe. Mwami Yesu, turakurindiriye. Ikaze na karibu mu buzima bwacu, mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Yego, tugeze muri wa mwanya mwiza wo gutanga nimero. Twibutse ko Manishimwe Julienne akunda abantu bamuhamagara bameze gute? Ngewe nkunda umuntu urampamagara tugasengana, ntambwira icyifuzo tutari kwasenga. Nkunda umuntu uteye gutya. Yego. Nkunda umuntu urampamagara
akambwira tugasenga, ariko tutari twasengana ntahita ambwira ikibazo cye kuko Uwiteka ahita akimbwira. Ugomba kumpamagara tugasenga, Imana yo mu ijuru ikagira icyo yavugaho, ikavuga kuri icyo kibazo cyawe. Ibyo nibyo nkunda. Yego. Reka duhe nimero rero abantu bazaguhamagara. Nimero yanjye ni 078 08 96 019 078 08 96 019. Yego. Gutyo dusoje, Imana y'amahoro ibane natwe kandi ikomeze kuduha umugisha. Amen.